ntago yamureka shitani atarwanyije Julien cyababaho baba bamutwerera ibinyoma yego nawe uri we uri satani ntago wamureka wareka kurwanya Julien icyambere yubaka iyo mitima y'abantu icya kabiri nabashije kuja muri Grace Room nyirizina hariya Nyarutarama yego ndeba ukuntu Julien nta muntu akora nagize n'umugisha maze kuhaterana inshuro zibiri banicaye ku ntebe y'imbere imbere kabisa ndamwitegereza nta muntu akoraho ngo byibura tuvuge ngo afite imbaraga zo kuba yakora ku muntu akagwa za zindi tutemera neza cyane twese tutemeranyaho usibye ko njye nanazemera urumva kwa Julien barasenga abazimu bakava mu bantu none se nimba akora ku bantu akora nuri mu minembwe oya seko ushira ngewe ngunda kumupostinga kuri stati yanjye yego uzi ko stati yanjye postinga aho Julien kabanda umuntu akambwira ati ndakiza none se stati ko ari njye poste gusa my friend uriya mu mama ariwo favor y'Imana cyane ariho ubwiza bw'Imana atabwirije presence ye gusa ikindi kintu kuba bamugereranya na Gitwaza reka nkubwize ukuri nta muntu wanga Gitwaza nta n'umuntu wanga Julien ahubwo inyenyeri z'Imana zibariho inyenyeri z'Imana zibariho nizo satani ari marwaye abantu babyange babyemera papa Gitwaza niwe papa spirituel w'iki gihugu tubyange tubyemere niwe se wo mu mwuka w'abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda no twashima Imana yazanye na mama spirituel niyo bakaba bati umwe ni musaza wo yazanye na mama spirituel so u Rwanda rurahiriwe ariya ni amaboko Imana yaha igihugu kandi buri gihe cyose iyo Imana igiye gutanga ububyutsi bikoresha umuntu wese Joel ukorera Imana by'ukuri afite amateka yego afite amateka afite ahantu bikomoka umukurikiranye neza usanga hari ahantu biva ibya bintu njya mvuga ngo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye imunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone ko akomeza abandi rero Pastor Julien ari amasengesho ye mubona sayubu Pastor Julien twajyaga dusoza amateraniro akaguma mu rusengero abandi mugataha hakabwo muhamusize ari amasengesho Grace Room itangira nge nari imari itangira gutya amateka yayo itangira ndayazi so rero abantu ntibabona umuntu uyu munsi ngo birengagize amateka yiwe Pastor Julien yakoreye Imana kuva kera amateka ye arazwi rero ntabwo ushobora kumwitirira satani ngo abanyarwanda babyemere nanashimye ibintu nka bibiri ikintu cya mbere n'abantu bamuvuze neza igihe uriya yari yamuvuze nabi harimo rwose n'ibitangazamakuru Imana ibahereza umugisha narabibonye kuri za social media ndetse n'amateleviziyo ikindi kintu cya kabiri nashimye nuko we yacecetse akabihorera kubera iki buriya iyo umuntu akunyuzeho akagutarukirizaho ibyondo urugero ari mu modoka iyo bikuguyeho iyo ushatse guhita ubihanagura vuba birakwanduza cyane kurushaho ariko iyo ubanje ukabireka bikuma n'igihe kigeze byumutse kubita gutya gusa bikavaho ikibazo twebwe dufite si icy'abatwanga bakatuvuga nabi ahubwo n'abantu badukunda ariko bo bagaceceka urabizi Joel sinaherukaga kuri kamera yawe ariko ukimara kumbwira yuko bifitanye isano n'umukozi w'Imana Pastor Julien nakwitabye kubera iki uriya ni umukozi w'Imana tudashidikanya niyo mpamvu kuza kubwira abantu ukuri ntabwo rwose nabiburira umwanya umuntu akubajije ni ibihe bintu bibiri cyangwa bitatu sibyo unyumva neza ubwo ngiye nubwo yaba ni umunyamakuru mbahagarariye abandi bantu bari hano bahagarariye nabo baje umuntu akakubaza ngo ni ibihe bintu bitatu ushingiraho cyangwa mushingiraho muhamya ko Pastor Julien Kabanda ari umukozi w'Imana bidashidikanywaho kuba bibabajije si uko nanjye wenda mbibuze
ariko nagira ngo musubirize abantu bibazo byo kuko hari abantu babona inkuru izizi bakaba batari ko wamugani uyu mugore ujesho bundi ahitinze gutya bene aka kageni izi mbaraga iki gikundiro bayikuye he ati wamuga nyine ugasanga hari abantu bari kugenda bamunuza none nkabaza ni fact mushingira muvuga ati nukuri Pastor Julienne Kabanda ni umukozi w'Imana. Reka nkubwire ibintu inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV hamwe na Iriba TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Urabona ko twicaranye rero n'umutumirwa cyangwa n'abatumirwa bacu nibo tugiye kuganira. Ni abakozi b'Imana bose batandukanye, ni abashumba, turaganira ku bintu bigiye bitandukanye biba bigenda bitrendinga hano mu ruhando rwa gospel, batangaho inama zabo ndetse n'ibitekerezo byabo. Ni munyemerero ntangire basuhuza mbahereze ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho papa Joe. Amakuru Neza turashima Imana. Tubahaye ikaze cyane ku Iyobokamana TV ndetse no ku Iriba TV. Nakoze. Murahita mutangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Yewe tugiye kubana Pastor Ngoboka Didas. Yego. Evangeliste William. Mumeze neza se William we? Twaraburanye kabisa. Duherukanye kera rwose. Murakomeye? Amahoro turashima Imana. Imana irinze umwuka n'umubiri byose n'ubugingo. Ngo byose nta na kimwe kiriho urubanza. Byose bimeze neza. Joe arabaze byanditswe. Ngewe narasomye rega buriya. Umwana w'umutanzi. Natangiye gusoma nkiri urusoma. Wagiye muri ekotini? Ema cyane. Nayigiyemo rwose. Urumva rero ko bazi byanditswe. Iyo mpamvu nawe watangiye cyane nziza yitwa Iyobokamana. Iyobokamana no kuyobora Imana, no kuyobora abantu ku Mana. Amen. Yego. Nabashumba rero turi kumwe tugiye kuganira, turaganira ku bintu bitandukanye cyane reka tubanze twinjire muri BK Arena. Muri BK Arena ugiyeyo gukora iki rero imbere y'abashumba. Muri BK Arena Pastor witwa Julienne Kabanda asanzwe hakorera ibiterane bitandukanye, aherutse no kwakorera igiterane kiza cyane ndetse kigirira umumaro abantu benshi mu buryo butandukanye. Gusa agisoje haje gusohoka post y'umuntu wise Bakame kuri Twitter avuga ati Pastor Julienne Kabanda ndetse ni mushiki wa Apotre Gitwaza ati kandi aba bose bakorana na Satani, ati ni intumwa za Satani. Ibyo bintu byavuzweho n'abantu batandukanye barabisakuza, bamwe bati Bakame kwa Jinara Yesu, abandi bati uyu ni ahubwo ni we n'umwe ya Satani, abandi bati reka ati ntacyo bivuze ni inkomezi kuko nawe ubaye Satani ntiwabona uryo Julienne urubyiruko rwose yarumaze arwaka Satani aruvana mu byaha, mu butinganyi, mu biyobyabwenge, mu biki. Ati nawe ubaye Satani rero utamurwanisha isa ahubwo warwanya Joel cyangwa Sipiriyani waba bashakaho iki. Ati ko nanjye wagira Satani Julienne sinamworohera pe kuko yamumaze abantu rwose, ari kuvana iminyago myinshi ayivana kwa Satani ayigarurira cyangwa ayigomororera umwami Yesu Kristo. Benshi rero bivugaho uburyo butandukanye. Namwe rero nk'abashumba abagenzi be ndashaka kubabaza icyo mubivugaho mwebwe, cyangwa se mwarabibonye first of all wenda wasanga ngiye no kubizana mutaranabibonye muri abantu bera babatagatifu kuri social media mutareba ibivuga. Ibyo bintu wiriya warabibonye cyangwa? Yego yiri. Cyangwa biragutunga ubyumviya? Narabibonye. Warabibonye? Urumirwa. Umaze kubibona bwa mbere amarangamutima wagize ugisoma ukibona bibi abantu bari gukomantaho bitrendinga wabyakiriye gute? Ubundi byari byaratinze. Reka. Byari byaratinze gusohoka. Yari yatinze guhishura ko Julienne ari nyuma ya Satani kubera ko nta kuntu byari kuba bigeze iki gihe. Ugereranije n'amavuta uriya mama afite Julienne Kabanda. Okay. Satani ye kumurwanya. So Satani yari yararangaye. Azi ko ari byo yari yararangaye. Satani yari yararangaye kubera ko ibintu Julienne Kabanda arimo akora muri iki gihugu
u Rwanda rukwiriye kumenya neza ko Imana yaguhereje umuhanuzikazi ya afite inyenyeri idasanzwe. Njyewe nakurikiye ibiterane bye nanabibayemo by the way nshingiye gukurikira nabibayemo nabaye ngera njya muri Grace Room bwa mbere nabaye mu giterane cy'abapasiteri igihe hari umupasiteri wari uvuye muri Nigeria umwaka ushize muri Beka Arena habaga ari abapasiteri mu gitondo gusa yego nimugoroba hakaba igihe amaterano rusange so ikintu uriya mu mama yakoze first of all guhuza abapasiteri bari abapasiteri hafi kuzura arena urabona arena ifite hasi no hejuru hariya hasi hose hari fu yego huzuye abantu abapasiteri batarimo genda umuntu wari urimo atari pasiteri n'iki ariko nawe uriko urumu nanjye ndi hafi yabo biraho ngaho njyana nakwita pasiteri ahubwo so ninjye utari pasiteri nariko abandi bose presque bose bari abapasiteri bagera nko mu gihumbi abenshi muri ico gihumbi ni abantu amacaca yabo yasenyutse bari bakumbuye bari bafite complex yo kubona umuntu wari pastor caca yawe barayifunze ukibaza kuja mu yindi caca nimba uzaba umudiyakoni nimba uzaba nakumukorari nimba uzaba protokolo usanga abapasiteri bafite ico gikomere Julien ikintu yakoze cyambere yafashe iyo mitima yari babaye y'abashumba abahuriza muri Arena Beka muri Beka Arena cyabaye iminsi ibiri kuwa gatanu no kuwa gatandatu nari ndimo iyo minsi ibiri yego babigisha ijambo ry'ihumure n'ukuntu umuntu ashobora gutangira kubwiriza kuri telefone ye nimba gatuti bakamwatse nimba gatuti yakabuze so umunsi wa mbere byari fire umunsi wa kabiri abapasiteri buzuye umwuka nuko byenda Arena Beka bayikodesha cyangwa nimugoroba hari bukorerwemo ibindi bintu nuko byenda nimugoroba hari bukorerwemo ibindi bintu yego ariko iyo haza kuvuga ngo ni nk'indi nzu isanzwe abapasiteri ntibari gutaha yego barahembutse dayere nico gihe duhaye n'amafaranga yego nukuri kw'Imana abantu n'igihumbi kuwa gatanu abaha amafaranga baba pasiteri gusa kuva navuka nta wundi mupasiteri ndigera mbona akora bene ico kintu usibye Julien Kabanda guhembura imitima y'abapasiteri bishwe n'inyota yo mu butayu bahuye nabwo ni gute uwo muntu Satani atamurwanya yago yamureka Satani atarwanyije Julien cyababaho baba bamutwerera ibinyoma yego nawe uriwe uri Satani ntago wamureka wareka kurwanya Julien icambere yubaka iyo mitima y'abantu icakabiri nabashije kuja muri Grace Room nyirizina hariya Nyarutarama yego ndeba ukuntu Julien nta muntu akora nagize n'umugisha maze kuhaterana inshuro zibiri banicaye ku ntebe y'imbere imbere kabisa ndamwitegereza nta muntu akoraho ngo byibura tuvuge ngo afite imbaraga zo kuba yakora ku muntu akagwa za zindi tutemera neza cyane twese tutemeranyaho usibye ko njye nanazemera urumva kwa Julien barasenga umuntu akajwigira iriya hakurya gusenga gusa undi akajwigira mu Bwongereza ari kuri online undi akajwigira ari muri Kongo abazimu bakava mu bantu none se nimba akora ku bantu akora nuri mu minembwe oya seko ushira ngewe ngunda kumupostinga kuri stati yanjye yego uzi ko stati yanjye postinga aho Julien Kabanda umuntu akambwira ati ndakiza none se stati ko ari nge poste gusa my friend uriya mu mama ariwo favor y'Imana cyane ariho ubwiza bw'Imana atabwirije presence ye gusa ikindi kintu kuba bamugereranya na Gitwaza reka nkubwiza ukuri nta muntu wanga Gitwaza nta n'umuntu wanga Julien ahubwo inyenyeri z'Imana zibari nibyo inyenyeri z'Imana zibari nizo Satani ari marwaye abantu babyange babyemera papa Gitwaza niwe papa spirituel w'iki gihugu nibyo tubyange tubyemere niwe se wo mu mwuka w'abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda
noneho twashima Imana yazanye na mama spirituel niyo bakaba yavuga ati umwe ni umusaza wo yazanye na mama spirituel. So u Rwanda rurahiriwe, hariya ni amaboko Imana yaha igihugu, kandi buri gihe cyose iyo Imana igiye gutanga ububyutsi ikoresha umuntu cyane. Iyo Imana igiye gutanga ububyutse ikoresha umuntu. Uwo muntu rero iyo aje akora ibintu bidasanzwe, abantu bavuga ko akorana na Beelzebul. Yesu yazura abantu bakavuga ngo uriya ni Beelzebul. None se kuki abantu bemera imbaraga za Shetani ntibemera imbaraga z'Imana? Ni ikibazo, ni ikibazo. None se Shetani niwe uzi gukora gusumba Imana? Shetani niwe uzi gukiza indwara? Shetani niwe uzi kuvuga? Shetani akaba yanagira n'imbaraga akaba yakibohora kwanza. Nawe ubwiwe niyo warohewe, nawe warabushe. So uriya ni umukozi w'Imana. Izo ni intambara zo kumenyekana, intambara zo kumenyekana. Umuntu wese wamenyekanye na Pastor ngo bakari kumenyekana, abandi bazavuga ko wagiye kuzima. Wakubonye neza uri kuva mu mwobo. Ubwo Gitwaza barabavuze ko bamusizeyo ngo ari kuganira na Satani ngo bari gupangira isi. No, reka twumve na Pastor. None wowe se ukibibona nawe ugira gutyo burumiwe rero ati champagne karabaye. Dore ko wowe mbere ututangirire ubundi Julienne Kabanda ninde ni muntu kiko impamvu bikubaza gutyo nuko nzi ko mufite ahantu muhurira mwakoranye umurimo w'Imana mbere yuko niba ujya muri Zion cyangwa mbese nzi ko mu bantu bazi background y'abari y'abantu yaba Julienne Kabanda n'umutware we urimo. Wenda watubwiriramo character ye ninde, ni muntu ki kuri wowe, none ukanatubwira uko wakiriye ibyo ngibyo. Pastor Julienne Kabanda n'umutware we Pastor Stanure Kabanda nk'uko bivuze bambereye abayobozi imyaka isaga 10. Okay. So actually ndabazi bya nambabaje nyine mbona nyine biriya abantu bavuga, ariko kubera umuntu abazi n'ibyanditswe nta gishyashya munsi y'ijuru. Niba Yesu baramwise Beelzebul, ntago yenda ari igitangaza kuba n'undi wese ukorera Yesu bamwita izina runaka. Yego. Ariko ikintu kimwe nshaka kugira ngo abantu basobanukirwe, uzajya ujya kuvuga umuntu bakorera Satani, utubanza ukurikirane si y'umuntu background ye. Yego. Ni muntu ki? Ni muntu ki? Ese abantu bamubonyeje bari muri BK Arena, ariko Julienne yaje mbere ya BK Arena. Julienne yakoreye Imana kera. Buriya hari cyane twe kivuga mu Befeso ibice 4 n'umurongo wa 10 ngo uwamanutse hasi cyane ngo nawe wazamutse hejuru cyane. Buriya Pastor Julienne muri iki gihugu nta ntara Julienne atabwirijemo ubutumwa bwiza, nta karere Julienne atagezemo abwiriza kuva kera. Yatangiye akiri umukobwa, nta kigo cy'ishuri, kaminuza, ibigo by'amashuri byinshi. Noneho Julienne ikintu yakoze kuva akiri mutoya yashoye imbaraga ze mu gukorera Imana, azunguruka igihugu cyacu akiri mutoya. Noneho agera ahantu yicara ahantu hamwe atangiye Grace Room. Ba bantu yajyaga asanga hirya no hino ababwiriza ari abakobwa batoya, ari abahungu batoya. Uyu munsi babaye bakuru, babaye abagabo n'abagore. Uyu munsi niwe barimo kumugana, ariko ntago bamumenye ubu ngubu. Umubare munini w'abantu batendinga si bamenye Julienne ubu ngubu, bamumenye kera kuko ari mu bantu babwirije ubutumwa bwiza hano hataragera umuriro, hataragera internet, ku buryo niyo wajya kuri Google utasakinga ahantu nka za Gakiragiyo ngiyo niho muzi kera muri za 2001 yajyaga aza kubwiriza ubutumwa iyo ngiyo akiri umwana w'umukobwa mutoya ataranashakwa by the way. None wowe ubonye umuntu ejo bundi BK Arena ejo bundi muri 2025 nkuza amateka y'ahantu yatangiriye, ako kanya umugezi umukozi wa Satani. Yego. Buri umuntu wese Joel
ukorera Imana by'ukuri afite amateka. Yego, yego. Afite amateka, afite ahantu bikomoka, umukurikiranye neza usanga hari ahantu biva. Ibyawe nijya mvuga ngo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, imunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone ko akomeza abandi. Pastor Julien ari amasengesho mubona sayubu. Pastor Julien twajyaga dusoza amateraniro akaguma mu rusengero. Abandi mugataha hakabwo muhamusize. Ari amasengesho Grace Room itangira nge nari impari. Itangira gutya amateka yayo itangira ndayazi. So rero abantu babona umuntu uyu munsi ngo birengagize amateka yiwe. Pastor Julien yakoreye Imana kuva kera, amateka ye arazwi. Rero ntabwo ushobora kumwitirira Satani ngo abanyarwanda babyemere. Nanashimye ibintu nka bibiri. Ikintu cya mbere n'abantu bamuvuze neza igihe uriya yari yamuvuze nabi. Harimo rwose n'ibitangazamakuru Imana ibahereza umugisha. Narabibonye kuri za social media ndetse n'amateleviziyo. Ikindi kintu cya kabiri nashimye nuko we yacecetse akabihorera. Kubera iki? Buriya iyo umuntu akunyuzeho akagutarukirizaho ibyondo, urugero ari mu modoka, iyo bikuguyeho, iyo ushatse guhita ubihanagura vuba vuba birakwanduza cyane kurushaho. Ariko iyo ubanje ukabireka bikuma, n'igihe kigeze byumutse kubita gutya gusa bikavaho. Nashimye ukuntu yacecetse ntahite asubiranya n'uwari urimo kumuvuga nabi. So rero bariya ni abantu tuzi, ni abakozi b'Imana, ni ababyeyi kuri bamwe. Rero ntago wabaharabika ngo bikure. Imana ibaho. Hari akantu kamwe nenda kunganira mwene data. Nkunda hari abantu buriya mu mitwe yabo bajya bakunda kuvuga ngo ese umuntu ashobora guhimba inkuru nta hantu abikuye, ngo ese ko runaka we bataramubeshera. Ariko ndagira ngo mvugane n'abantu bazatwumva, bazumva iki kiganiro cacu. Umuntu wese batarabeshera niwe ushobora kumenya ko umuntu wese babesheye ashobora kumenya ko ikinyoma kibaho. Yego. Ariko umuntu batarabeshera niwe ushobora kwemera ko ikinyoma kibaho. Yego. Ariko umuntu wese iyo bamaze kumubeshera bakaba barakubesheye wowe muntu uri kudukurikira, hakaba hari ikinyoma bigeze kubesha kuri wewe, isi yose ikagifata nk'ukuri. Yego. Niki nacu gifate nk'icyo kinyoma bakubesha. Yego. Nimba barakubesheye wowe umuntu uzokurikira izi channel za YouTube, ukazadukurikira ahantu hose uzahura n'iyi video, bakaba barigeze bakubeshera, umenye ko niki ari ikinyoma kimeze nk'icyo bakubeshe. Yego. Abantu nabahanga mu kurema inkuru zisa n'ukuri. Yosefu bene se bamwica, bakoze n'ibimenyetso, bafata ikanzu rye barisiga amaraso, nibyo bari transfera kwasi. Ise wari uzi ikanzu ry'umwana we waryidodeshereje, ariko bisa amaso aravuga ati wallahi baramwishe. Nibyo natwe inyamaswa zaramuri. Amara imyaka 20 abitsa amakuru y'ibinyoma. Ise wamujaye kubera ibimenyetso yari afite. Jya mbwira abantu ngo ibimenyetso byose sukuri. Amakuru yose wumva mu matwi yawe wa muntu uri kudukurikira sukuri. Amakuru menshi ubitse ni ibinyoma. Muri ibyo binyoma ubitse niki kindi ca Julien kije muri ikinyoma. Yego. Ni ikinyoma. Reka nkubwize ukuri. Iyo umuntu yidekaraye gukorera Imana, iyo umuntu avuze ngo ngewe a partir y'uyu munsi ngiye gukorera Imana, natwe turi abakozi b'Imana batoya, natwe tugira udutambara twacu tungana na level yacu. Yego. Ngoboka afite intambara zenye ku rwego zingana na level ye, nanjye mfite utwanjye tungana na level yacu. Iyo widekaraye gukorera Imana, ukavuga ngo ngiye gukorera Imana, uwo munsi ubwiye Satani ngo kenyera turire kuri tele, ubuhamagaye abadayimoni, ubuhamagaye Satani n'ingabo ze n'aba agenti bafite hano ku isi. Yego. Hari amakarita amwe Satani atajamo, harimo aba agenti abakozi be. Hari karita ndavuga ati ngiyi sinoyizamo, harimo umu agenti wanjye namwizeye azankorera umuti.
so abo ba agent bose satani akabakoresha kugira ngo bananize wa muntu Imana ihagurukije ariko cyo nshimira Imana yatangije umurimo ni umugabo w'amaboko haleluya ni Imana yo kwizera kandi rega dushobora kubwira abantu ngo biyanganira intambara nawe zarakujwigirije rero buri kimwe cyose kitunyuraho twebwe nk'abakozi b'Imana ntabwo tuba tubona ko ari bigaragaza yego uyu munsi amavuta ya Julienne nimba ari nka araja kuko mu bimwe avuga ati muzi intambara narwaye jya numva apotre Gitwazi yari kutubwira n'intambara sindamubona amaso ku maso Gitwaza sindamubona ariko ndamukunda iyo arimo avuga intambara ukuntu bamuharabika iki niki uzi ukuntu biba bifite amavuta so twebwe abamenye Imana nta bigeragezo tugira ni amavuta buri nkuru yose y'ubuzima bwacu tuyivanamo inkuru yo gukomeza abandi hari abantu bagira impungenge bakavuga ati se bana buriya mu mama ko ari gukora ibintu bikomeye yarimo avana abantu mu butinganyi yarimo avana abantu mu biyobyabwenge yarimo avana indangamirwa mu mihanda abo ni abahoze bitwa indaya yarimo akora ibintu bikomeye ati none biriya bintu aho ngaho ntibyamuhungabanya ngo bimuce intege atusange asubiye inyuma ababitekereza gutyo ngobokaho urababwira iki njyewe umuntu umwe yaravuze ngo niba utari wahura na satani akwataka uri mugenda nawe ari maze ngo ucunge neza ngo wasanga muri mu cyerekezo kimwe mwese muri kujyana muri direction yego yego so rero nta gitangaza kirimo kuvuga ngo umuntu w'Imana satani yamugabyeho ibitero ariko hari ikintu kimwe ngira ngo mbwire abantu badukurikiye cyane cyane abakristu n'abantu bakunda abakozi b'Imana yego Martin Luther yaravuze ngo yaravuze ngo ikibazo dufite saba twanga batuvuga nabi nabadukunda baceceka ntibavuge mvuga iyo principe ikibazo twebwe dufite si cy'abatwanga bakatuvuga nabi ahubwo n'abantu badukunda ariko bo bagaceceka urabizi je wese narukaga kuri kamera yawe ariko ukimara kumbwira yuko bifitanye isano n'umukozi w'Imana Pastor Julienne nakwitabye kubera iki uriya ni umukozi w'Imana tudashidikanya niyo mpamvu kuza kubwira abantu ukuri ntabwo rwose nabiburira umwanya umuntu akubajije ni ibihe bintu bibiri cyangwa bitatu sibyo unyumva neza ubwo ngiye nubwo mbandi yaba ni umunyamakuru babagarariye abandi bantu bari hano bagarariye nabo baje yego umuntu akakubaza ngo ni ibihe bintu bitatu ushingiraho cyangwa mushingiraho muhamya ko Pastor Julienne Kabanda ari umukozi w'Imana bidashidikanywaho kuba bibabajije suko nanjye wenda bibuze ariko nagira ngo musubirize abantu bibazo byo kuko hari abantu bari inkuru izinze bakaba batari ko wamugani uyu mugore ushesho vundi ahitinze gutya bene akakageni izi mbaraga iki gikundiro bayikuye he ati wamuga nyine ugasanga hari abantu bari kugenda bamunuza none nkabaza ni ibi fact mushingira muvuga ati ni ukuri Pastor Julienne Kabanda ni umukozi w'Imana reka nkubwire ibintu dushingiraho twemeza ko umuntu ari umukozi w'Imana yego tunashingira ko iteraniro yuzuje ubuziranenge jewe nagize umugisha wo kugenda pe nabwirije mu makanisa ntazi umubare wa muri East Africa East Africa yose ndayizi n'amakartie presque Tanzania buri ndayizi buri kona Uganda ndayizi buri kona Kenya ndayizi buri kona Kongo ho niho navukiye u Rwanda naho ni muhira ha kabiri i Burundi the same so iyo tuzenguruka kubera kugera ahantu henshi hatandukanye tugenda tumenya amateraniro yujuje ubuziranenge tukamenya n'abakozi b'Imana ba nyabo yego tukoresheje impano y'ubugenzuzi nibyo n'ubwenge Imana yaduhaye yego je nageze mu itorero rya Julienne Kabanda muri Grace Room inshuro 2 ariko wa kane yego no muri Rena no muri Beka Arena inshuro 3 inshuro 5 mu myaka mfite na experience n'ahantu nagiye reka nkubwire ikintu kigaragaza ko iteraniro ryo kwa Julienne ryujuje ubuziranenge iyo wari wa participa mu materaniro icambere iteraniro riri mu Imana ribamo kubohoka nibyo
kwa Julienne abantu baraboka, abagabo bakarira, abana bakarira, abagore bakarira, nta muntu bakozeho, nta muntu basengeye, kubera kuririmba ubwiza bw'Imana bukamanuka. My friend, nagiye mu makanisa yose ahantu ndabona presence y'Imana ngo kwakabana ngo kwa Julienne kabana. Nagi hari amakanisa tujamo ukavuga aha naje muri comedy nasetse nasetse baduteye story nasetse, ariko iyo ugeze kwa Julienne kabana haba ubwiza bw'Imana, icubahiro c'Imana kigotiriya nyubako, abantu bose binjiye bose bakaba muri mood imwe, abantu kabona bose bari gusingira Imana, ubwiza bw'Imana buraho hano, bararamya abantu bakabohoka. Niho hantu nabonye abantu basenga. Satani rega nkubwire nta na rimwe azigera yigisha abantu gusenga. Icako Satani yakwigisha abantu kubasengera, ukajya basengera bakaza gushaka. Ariko hariya muri Jupa Julienne bigisha abantu kwisengera. Umuntu akisengera wajuri ibandi ryananiranye, ibandi rikisengera. Iba ahandi turuje amabanda asengerwa n'abashumba. Yego. Ariko hari ibandi ririsengera. My friend, ryinjira muri ubwo bwiza risanza. Niyo nasanzwe icanditswe kiba muri Yesaya casohore ngo igiti gicunga umwotsi nibagita mwifuru mwitanura kizaka no gusumba yayandi yazangwa izindi zari zirimo. So hariya kwa Julienne urinjira gusa ukibagirwa ibibazo byo hanze ugasingira Imana. So habaho ikintu bita gusenga. Icoco abaza bajayo n'abajya bapinga batazabajayo bazaje. Abantu bajya bakritika ikintu bagezeho. Cyo ni icambere. Cyo ni icambere. Icakabiri habaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Yego. Ijambo barabwiriza Mana yanjye. Kandi abwiriza ibintu abantu mumvugo abantu bumva. Hari igihe abantu ba Pastor Ngobokano natwe tubwiriza abantu histoire nini. Titumenye imvugo urubyiruko rukeneye. So hariya habaho imvugo abantu bumva. So iyo mvugo rero abantu bumva ikabatera kubohoka. Wabonye abantu yabatije ejo bundi. Shetani yobatiza abantu bangana kuri. Oya. Shetani yobatiza abantu bangana kuri. Ntabwo bishoboka. So hariya hari character zigaragaza ko hari Imana. Reka nkubwire ikintu kigaragaza ko umuntu afite Imana. Yego. Icambere n'ubuhamya. Yego ni imbuto. Imbuto yera rivuga ngo aje kwa Shetani wo nta wamubonye avayo, nta nuwo bahuriyeyo. Urumva? So ubuhamya bw'umuntu. Imbuto uwo muntu yera mu rugo rwe, adresse ye nyuma ya church. Yego. Niyi igaragaza ko umuntu afite Imana. So uriya mu mama afite Imana nakomere kandi abamukunda baramukunda. Ibyo ni ibya uriya muga kuvuga nyuma ye ntago byoroshye. Ariko noneho wowe impamvu ugomba kubibona nawe uranamuzi. Urumva ni nk'umubyeyi wawe umuntu burya ahantu wabaye imyaka 10 ubu ibyo uvuga ni ukuri. Kuri njyewe ni umubyeyi kandi bajya bavuga ngo ushaka abanzi babiri abwira umwana ko nyina roga. Yego. So kuri njyewe rero ikintu cya mbere nuko ndamuzi. Yego. Ikindi arazwi, amateka ye akizwa birazwi, ubuhamya bwe arabuvuga. Si wa muntu ugira utuntu two guhisha no Julienne ushatse hano abakozi b'Imana muri iki gihugu tuzi twemera baramuzi, baramuhamya. So rero si umuntu wagiraho buriya igihe umuntu agira gutya akaza nk'ikivajuru hakabagwamo. Si umuntu nuwaheye. Ese ko tutamuzi amateka yese nayaje. Buriya abantu benshi bagira confusion ku muntu kubera yuko batamuzi. Yesu yigeze kubaza abigishwa banyita ariko hano hanze banyitane. Icyo ni kimwe. Impamvu tubihakana ko atari umukozi wa Satani nuko turamuzi. Akizwa muri Rwanda for Jesus birazwi, abatizwa bamubatije barahari, abamureze barahari. Uyu munsi ufite aho wamushakira, adresse ye irazwi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri buriya magikomoje imbuto. Yesu yaravuze muri Matayo 7:20 ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Julienne ni wa muntu
wajyaga ufata inzira akajya kubwiriza indangamirwa muri korodoro kandi ari umudamu mwiza ariko agahagarika gahunda ze zose yakoraga muri banki yari umudamu wiyubashye ariko Julienne ntatinya kujya muri bisi ngo ahaguruka avuge Yesu nta satani ushobora guhamya Yesu kuri urwo rwego ntabwo bishoboka Julienne imbuto ze njyewe ndibuka nakodeshaga mu kazu gatoya kutwumba tubiri na saro ariko Julienne nabyara akamanuka akaza kumpemba n'umutware we n'abana be buriya umuntu ufite imbuto ufite umutima wa kibyeyi ntago wamuyobera nibyo nukuri so kuko nari umwe mu bapasiteri bakorana nabo Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'abacamanza ngo mu gihe cya Shamugari mwene Anati no mu gihe cya Yayeli ngo ibihogere byari biri mu busa ngo abantu bagendaga basesera mu tuyira tw'uruboko ngo kugeza ubwo njyewe Debora nahagurutse ngo mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisiraheli Pastor Julienne afite umutima wa kibyeyi yego ni umuntu ufite imbuto yes abamuzi baramuzi ikindi kintu cya gatatu nuko mu materaniro ya Grace Room buriya abantu banamuzi cyane kuri Grace Room ariko buriya ni n'umushumba mu itorero Jubilee Revival Assembly rishumbwe n'umugabo we Pastor Stanley Kabanda yego so mu itorero rye rya Jubilee no muri ministeri ya Grace Room nta yindi migenzo n'imiziririzo bakoresha ni Bibiliya yego nabyo icyo nacyo kirakomeye icyo kirakomeye buriya abantu benshi baranashitani hari ukuntu bagira ibintu by'imigenzo n'imiziririzo ego kareba agira ibintu bya nubwo byitiriwe ubumana wabireba neza ukabigiraho basanga abantu hari ibyo gusunika abantu bakagira ibi byo kugira ngo amateraniro yabo aratunganye ni ukuvuga uyajyamo ntabwira ubuhari barasenga ukabona Imana irimo irakora iyo abumbuye nta bindi bitabagira ku ruhande nta yandi amadisikuru ni Bibiliya yera asoma Bibiliya wihereye mu itangiriro ukayigeza mu byahishuwe niyo asobanurira abantu yamara kuyibasobanurira akabahereza umwanya bagasenga bakabohoka baramya Imana bakaramya indirimbo z'Imana so rero ibyo bintu uko ari bitatu nibyo wanatubashije nibyo twaheraho tugashingiraho tuvuga ngo Pastor Julienne yahamagawe n'Imana kuriya Pastor Julienne yakoraga muri banki Imana iramuhamagara ahagarika akazi ka banki araza ajya muri ministeri so rero si umuntu twajya gushakisha nk'umuvuye imahanga barazwi ubuhamya bwe burazwi hari ikintu gato cyo navuga abantu ntibakunda bahiriwe abantu ntibakunda abantu Imana yasohoreje amasezerano jewe nagiye gusenga muri Grace Room numva Julienne Kabanda atanga testimony arabango twari bake ubwo yavugaga ibya dress code y'ikigitano cya kabiri yo kwambara imyenda yego urumva arabango twari bake ngo abantu batarenze intebe zitatu urumva yakumwe no Pastor Anita tutarenze intebe zitatu urumva nyine bari bake batarenze intebe zitatu ngo niriya 30 gutya ubwo bari nka 30 Imana ivugana natwe none iby'Imana yavuze byarasohoye none se amasezerano azuza yuzura tuvuge ngo umuntu agiye kwa Shetani Joe Imana ibyo byose umwana wo muri ADPR ntiwaba wicaye nta masezerano none Imana niyasoza tuvuge ko ari Satani yakoze none se Imana ireke gukora ireke kuzuza amasezerano ngo amashimwe Satani atatwara Imana ireke kuguhereza cya kijipe yavuze nikiguha tuvuge ngo ni Shetani ukigwa reba amasezerano nawe wa muntu uri kudukurikira wanakurikiza story zose nabyo n'uruso ufite amasezerano ayo masezerano ni yuzura tuzavuga ko Shetani ntabwo ari mu gihe ataruzura ni Imana kuki abantu bazi ko Imana ari abantu gusa bajwigira ni ikibazo nyine kuki abantu bazi ko ari Imana y'abantu bagendana na kamambiri ni ikibazo kuki abantu bumva ko ari Imana y'abantu bishwe n'inzara bashonje bajwigiri cyangwa y'ibintu bito y'ibintu bito kandi imyumvire gusa mu Rwanda muri Kenya abapasiteri bafite indege tuba turakubwiriza bafite indege kwa musirimu siragira helicopter urumva bagira zaje kubwiriza kuri televiziyo yabo iko Deliverance bafite indege za kubwiriza indege kajugujugu igaparika ariko nta muntu wakumva bangwaje kwa Shetani ariko hano niho gusa numva
reka nkubwire jewe nunatwemerera tugane ku musozo simbizi oya ubwo se ndatinyuka kwanga gute n'iki kirere se ikintu nagira ngo mbwire abantu badasenga buriya abantu basenga baratungurana uriya mubyeyi amasengesho ye saa y'ubu ngubu nigeze kubikomoza saa y'ubu Pastor Julienne urumva njye nari umupasiteri dukorana biyumvikana ko twajyaga tugera gukenerana nyine kujya kumureba nk'umuyobozi wanjye wasanga hari igihe wajyaga kumureba ukicara muri salo yiwe Julienne akaba yamara amasaha 3 asenga muri salo mutegeko kandi ibyo ni ibya kera press room itari ibyo ni ibintu bya 2009 2010 icyo ni kimwe icya kabiri buri muntu ari umunyamasengesho asa n'umuntu wagiye kurangura ibintu mu Bushinwa iyo mubonye aza aciye ku kibuga cy'indege yifitiye akantu k'agashakoshi gusa ushaka kumwibeshyaho kumbi hari amakontineri yaciye mu zindi nzira z'amazi noneho wowe wamureba ari aho ngaho ariko umunsi za kontineri zageze mu Rwanda nibwo uzamenya ko amasengesho agenda ibi ngibi tubona uyu munsi Imana irimo ikoresha uno mubyeyi ni ibisubizo by'amasengesho ibisubizo by'amasengesho yasenze kera tugana ku musozo abakristo ba Gospel Ministries ndetse n'abandi bantu bakunda Pastor Julienne Kabanda bakwiye kwitwara gute mu bihe nk'ibi ese Pastor Julienne Kabanda we akwiye kwitwara gute Julienne Kabanda iwe nta ikintu kimutunguye kubera ko Imana yizeye iruta abantu ikaruta na shitani kure kandi njambwira abantu buriya iyo imbwa ikumoke ukayitera amabuye nibwo imoka cyane ariko guhima imbwa neza yakumokeye ni ukuyihorera kandi warangiza ntunayihunge iyo uyihunze ikwirukana cyane so iyo umuntu akuvuze ukamusubiza ni nkaho umubwira ngo vuga cyane so naceceke naho aba Grace Room reka amakuru ufite abantu bose n'aba Grace Room aba Grace naho uri mu Grace Room n'abandi yamaze yose ndi kureba arahantu icyumba cy'ubuntu ni icyumba cy'ubuntu n'aba Grace Room kandi ubwo buntu bwarabonetse abantu barakijijwe none se mana yanjye icyo nabwira abanyarwanda bamenye ko amasezerano yose rero icyo nababwira ni kimwe gusa ikibazo saba muvuga nabi ikibazo nabamukunda bacecetse niba arushaho kumuvuga nabi wowe umukunda umuvuge neza Imana ibahe umugisha amen murakoze cyane nimero zabo zanyu turazandika ku kiganiro